Previously on wedding day. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, you wanna hate this. What about you? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got No. Wiki? Bindekeye ndamenya uwereje ifoto n'umuntu ushaka kwicuba. Iyo umuntu agiye gukora uko ari ibintu yigomwa. Nakura ubukwe nawe. Ubwo ari n'uwayizana akayita mu ishambure yawe kugira ngo abateranye banze kurikirana. Akaba ari umuntu weditinze. Brother, think twice. This situation is crazy, but I know you can do it. Okay? I know it. Jonejo bundi wenda wasanga warazanye inda itari iyanyu ukayinyegeka. Ye nta sentiment kugira ngo ngije no kora. Turaryamana. Ubajya mu cyumba kimwe nkajya mu kindi. Uzabyari njyewe nukajya njyana muri ibyo ngiye. Still Sandra. Yuko hano se. Ese wamwigeza ariko siri ngombwa bibiriza. Kibazo. Twaracyari igihe nzahura n'abandi kandi beza bafite no kungirira akamaro. Bazagutera intanga. Simvuze ko nawe nta kamaro wangirira. Tuzongera se. Ase tugiye. Tuzongera. Ikintu gihari ntabwo njye nawe twakundana kujyana irindi ingaruka zose zishobora kuzaza nyuma. Cyangwa mwanyweye amazi mu burira riramenetse. Jack! Hi. Hi. Sandra, right? Yeah. Umeze ute se? Nisa urinde. Mushiki wa Jack. Oh, wow. Umeze ute se? Ameze neza. Wow, ndishimiye kubona hano. Kwagira ngo se urananiwe. Waje kare? Oya. Jack sari he? Jack yaragiye gatoya. Ibaze ko nkubonye nkahita nkumenya. Nzihese. Njye nyine kumva nyine Jack akuvuga ariko. Njye nkuzi ku mafoto. By the way, wagize ubukwe bwiza reka ntubanza kubivugaho. Ayo mafoto narayibonye ahubwo hari amafaranga yose mwayakuye agatanga. Y'ubukwe. Uzi ko numiwe. Bundi buriya nibwo bukwe nanjye bw'ubuzima bwanjye nibwo bukwe mba mvuga ati umunsi umwe ningira ubukwe ndashaka ubukwe busa kuriya. Uzi buriya hari mwabukore mu Rwanda? Really? Yeah. Narumiwe. None se umeze ute? Yemeze neza ndashima Imana. Ni wadusuye. Ibazisha nyine wihangane ndabona hano hano ariko no Jack yabaho yagize isuku. Harya ibona ntiyenda kurongorwa. Zirundi se. Nisaba nshaka wiki.
Ivona nzise cyangwa n'uwundi muntu? oya urumva ari ukuntu ubona ari kwitwara ukabona ari n'agasuzuguro. Niba narashaka se cyangwa n'uwundi muntu abagomba kunyubaha akanyubahira ko nashatse mukuru we. Ivona murumuna wanjye niwe uri kuvuga cyangwa uri kuvuga uwundi Ivona ntazi? Oya ni Ivona ngo ikoze iki? hari ibintu by'ubushinzi ubona oya karukiraho karukiraho. Ivona nzi umuntu uvuye mu cyaro ejo bundi umuntu uri kwitegura mariage. ariko se uri impamvu wankunze amaso yabikoze. Amaso yawe yarankunze kandi nawe arayafite. Ushatse kuvuga ko Ivona yaragukunze? Ntabwo ndabyumva neza ibintu ushatse kuvuga. Ntabwo ari byo kondo urebye, ahubwo ni iby'agasuzuguro nyine nk'uko nabikubwiye. Ivona agasuzuguro? Ariko sinzi niba biyoborwa n'urwango cyangwa n'urukundo, yoberwa ibyo ari byo nyine bifitanye isano ukuntu, ariko agasuzuguro kewe karajejeta. Njyewe ndamubwira ibyo agomba kunkorera kanzura n'umugara. Uzamunyiyamire oya uzamukosora uzamuganirize basi reka tuvuge ku kantu kamwe. buriya akasuzugura umugabo bashaka no kumufasha rega kumushyigikira muri ibi bihe. Urabona turi mu bihe, ari mu bihe by'ubukwe, ntabwo rero yajya nsuzugura ngo nzitange mu bukwe bwe. Sheri calm down. Sibyo? Lindira ugomba kumubwira ntazana ubushinzi ahangaha, akora amasuku, atunganya ibintu byose ashyire ku murongo, ajya yumva ibyo mubwiye abikore. Afite agasuzuguro. N'urugo rwe ntazarushobora njyewe buriya I guarantee you. Umva mubwire Sheri. Numvaga ndi buze nkasanga hasa nabi, nkumva nta n'umuhumuro muzima, ariko mu bigaragara ndabona hasa neza. Hasa neza nta kibazo. Amakuru y'iminsi ameze neza, dore ubu ngubu nawe mba mvuye ku ishuri. urakiga? Ahubwo se nzanarangiza ko mbona ibintu ari ibibazo. Ibintu byose ni ubushake no guhatana. Nshobora mba mbona ngiye nshobora ahubwo no kuzabivamo kako. Oya ntuzigere ucika intege kuko ikintu cyose gisaba nyine guhangana kugira ngo ugire aho ugera. Rero abantu mwarangije cyangwa nyine mufite nk'imiryango, so ndavuga mu miryango, harya umuntu akoze ubukwe bavuga umuryango ko ufite umuryango. Abantu bafite umuryango mwumva ibintu nyine byose byoroshye kwa mwaracema, kandi nawe nk'ubu ngubu nk'igihe nk'iki ngiki nawe kiragihe nawe wumvaga wari ufite ibitekerezo. Niko byari bimeze, ariko twajyaga nyine abantu badupushinga kugira ngo tutabireka. So nanjye nagufasha rero pushinga. Shana kuri mugiye mukomeza mu pushinge. Ariko wiga ibiki? niga multimedia. Wow. Ibintu byo ubundi, ariko nabanje kwiga bino byo kwesitara amatara, mba umukanishi nyine muri bino bigo by'imyuga. Ariko mbona nk'umukobwa se umukobwa ujya gushyiramo amatara ugakora iki, mbona nta hantu bisangiza. Rero mbavuyemo nyine ndabona tereka niga ubufotogarafe n'iki, ubu rero nibyo twari turimo. Ariko nyine nari naragiye ku ishuri, ariko n'undi twari turi muri stage. Wari umeze neza ariko? Meze neza ndashima Imana. Nibwo waje no munsi. Ivona? Umva ngwino hano. Hano isoni. Ivona ngwino. Sisi ndi. Sisi biki? Bite? Byiza. Umeze neza? Meze neza. Meze neza? Aha nahise uvuye. Rindi hanze gatoya. Ko mbona wigize ukuntu se? Ubu wambaye ute? Sinageze Kigali se. Wageze Kigali utangiye kwiyambika ubusa. Reba ukuntu wambaye. Rebera disi we. Wageze Kigali ndabona utangiye gushyiramo udukrone mu mutwe, watangiye Ko se ubwo twaye iki? Cece kagarukiraho. Hanyuma nkubaze madamaze. We n'umugabo wanjye harya ngo byagenze ute? Ukifata nta n'isoni ufite ugasuzugura umugabo wanjye. Ivo aka kanya ndi kugufasha, ubufasha ndi kuguhereza ntabwo uri kubohereza agaciro, ahubwo urimo kurenza agasuzuguro. Ivona asuzugura umugabo wawe? Hari undi Ivona turi kumwe hano. Hari undi turi kumwe hano Ivona, hari undi muvandimwe ngira hano.
hari undi muntu tubona muri ino nzu utari wowe ndikubwira amabati se ndikubwira parafo ndikubwira intebe ndikubwira ameza si wowe Ivona ndikubwira shasisi ntabwo jya gute wifata imyaka ufite umuntu ugiye kurongorwa ejo bundi ukifata ugasuzugura umuntu w'umugabo harya urugo rwawe ubundi ruzarwubaka rushoboke mana we sisi ntabwo numva si biki nasuzuguye pe noneho ushatse kuvuga ko umugabo wanjye akubeshyera arakwanga nongeye amakosa birangiye yagiye birangiye bigeze bite umugabo wanjye arakwanga ntiyakwemereye ukaza hano nisi yakubwiye ko namusuzuguye Ivona mana yanjye we oya inajesho waturaje naje kibazo nta kibazo kandi nawe mfate amazi nta kibazo shaka ko ndumva wagira ngo ndarwaye sinzi ikibazo mfite numva urwaye sinzi ndumva mu nda hari kundi ukuntu nimba ari bya biryo byacu numvise sorry none se ubu nyine umeze neza ko kuri hano we n'umugabo nta kibazo yabigezeho kuri hano Sisi. Jack Waje. Meze neza. yego nakubuze I was missing you wari waragiye. ahubwo wowe wari wagiye he Nabizi ko nyine mabura. wowe uba ufite umushyitsi nkaza ukamusiga wenyine Umushyitsi hano ari umushyitsi. uyu ngira niba kuko udahari nkaza nkamuganiriza Akayamara agiye kumuzi. Nuko wenda mutanahura live. Ako namukubwiye inshuro nyinshi. ni gute wowe uba ufite umushyitsi uzi ko yagusuye warangiza ukamusika mu nzu uzi ko ari ngewe wasanga na televiziyo n'ibyo byose ntabitwaye So ni umushyitsi ra? ni umushyitsi nyine sizi yagusuye ntabwo namwita nk'umushyitsi. ndetse dusanga tubana kuba muzi nari nsanzwe muzi ariko ku mafoto impamvu byagucanze umaze iminsi udahari sibyo? That's why byagutunguye ariko I think wari umuzi. ariko uko byari bimeze kose ni umushyitsi ntabwo Aisho ni umushyitsi. Ntabwo ari umushyitsi. mbese umushyitsi kuri wowe ni iki si umuntu She's my wife. She's my wife. ngo ndatekereza yuko usabwa kwihangana mu gihe tugitegereje imyanzuro iva mu iperereza rya RIB. Rero byose nka nyuma y'iminsi 3 baramutse bataduhaye feedback isobanutse twasubirayo tukongera tukumva aho bigana. Hopefully bizagenda neza. Yabwo gutegereza nyine bagakora akazi kabo nta kundi. Ugomba kwishima rero nkabona wagarutse muri mood cyangwa nkugurira inzoga w'inywere. Ari cyo nashaka kukubwira ntigeze nkubwira Tony. Kandi mbanze nkwisegureho rwose. Burari ikindi kibazo cyaje kuvuka hagati yawe na Sandra. Hagari hagati yanjye na Sandra. Uriya mbere ya Sandra nari mfite umukobwa dukundana yitwa Tracy. Okay, Tracy. Yeah. Turakundana nyuma aza kujya i Burayi nyine abayo. Aho yabaga tukajya dukominikana noneho hashize nyuma y'imyaka 2-3 ntago ndi kumufatisha namba ze zirabura aragenda arabura urumva. Kandi uwo mukobwa urabizi ko ngiye nari nkiri mu ishuri n'iki nta kazi yajyaga mfasha anyoreza udufaranga ayandi twakoreshaga wabaga wayakuye kuri we. Yes. None aya mafaranga ni birebire wangu. Wese kumbwira ngo uvuye mu turaka biraka bwoko ki ariko man turaka tunaradukoraga. Turaka tunaradukoraga ariko amafaranga menshi yahanini yanyoherezaga urabona nk'ino nzu
iyi nzu niyo twaguze niwe wamaye amafaranga ntabwo ari iyawe se ntabwo ari iyanjye ni my boo hari ikintu utari kumva wabifashe blague ariko ni iki turi kumva kwanza I think byanze bikunze ndabasanganya hari ibyo mwaganiriye ariko nyine ni za blague zawe sibyo ntabwo mwibwiranye reka mugupresente wumvise nkubwira kenshi izina Sandra mu matwi yawe sibyo ndakeka mwana we live yego ni umugore wanjye rero no nasi gusura presence nyine iyo umuntu presenta uyu yitwa Sandra ntabwo ari umushyitsi wenda nk'uko nabitekerezaga nimba turi kumbeshya nk'uko ndi kubyiyumvamo nyine izo ni za blague zacu Sandra barurizi so now she's my wife ni sister wanjye dusanzwe tubana hano ko waje hano wamusange yego I think wenda yakwibwira aho mwibwiye yanyibwiye so ko byihuse hari ikintu utaramenya ndibikuganiriza ese burya mwari mufite iyo gahunda yose ntimwambwira ibyumweru bitatu nsize mugahita mukora ibintu ntimubwire we siko hari muntu ibintu bibaho byihuse kubera impamvu zimwe na zimwe ariko kwihuta ariko mwari musanzwe mufite gahunda wenda nuko it's a long story ariko I think twabiganiraho kenshi uyu mukobwa wari umuzi so now she's my wife ibindi ntubyita mwubaha ni sister wanjye mutoya feel at home anyway ahubwo se I think nibwo cyiza kuri kunca mu ijambo ntavuze ambwira data sorry ntugire ngo nyine hari ukundi kuntu nari mbifashe cyane nabyishimiye ahubwo nyine byari bintunguye niyo mpamvu ariko ndabona isura ya Jack isa nkaho biri seriye I think nawe ntabwo ugeze ibyo posing ubwo I think ko ibintu biri seriye gusa turabakiriye it's really nice to meet you wenda muracyari hano nanjye ndacyari hano tugenda tumenyana byinshi cyane ariko nyine I think urashonje reka njye kuri boutique ndumva wagira ngo narwaye mu nda kanshaka umugati nshobora kuba ngiye kurwara bya bifu bya diare kamanze shaka umugati reka rero ndebe umugati hano ku mpande izuba ndarigendaho we biba neza ni fresh ndo umeze neza ja ngwino mubwire nawe sister wanjye nagasaza abanesha umutwe buri kanya kanza numva babivuze ukuri ko indi byara mwe na muhima ntabwo nari nzi ko ushobora kwifata wowe ubwawe ugakurana agasuzuguro bigeza umuntu w'umugabo ukamusuzugura ari udutunze muri runo rugo ari we byose ntabwo nigeze nsuzugura ari we mutware yego ko gitari cy'amahanga ni we data ni we mama mfite hano muri ino sinsigaranye uri kwifata ugasuzugura umuntu nkunze umuntu ubuzima muhumeka aka kanya yego ko mana cyakuzura nashoboye ivo ndagusye oya simfite nicyo kuvuga kuko ndi kumva afite n'inkona hanga nayigukubita aya mata kose nkahindura umutuku akabinyama byibuze ukabanza ukumvaga mana we sisi nyine amusore ntabwo wenda ntacyo wenda nabyanabaye
ntabyo nta byaha ntaki ntabwo wenda ntabwo nari mbigendereye ibiki utari ugendereye gusuzugura hanyuma ugasuzugura umugabo wanjye ngo ntabwo wari ubigendereye urumva iki urumva si wowe ndi kubaza ko mbona ariko mwana nyagasani cyakoze buriya najyaga nkubona kera nkabona n'ubundi uzavamo umugore muzima kubera ukuntu wenda wari wimereye ukuntu twakuze iki ugiye no kuza hano numva nta kibazo ubu none utangiye kuntera ikibazo hariya noneho wasigaye basigaye bagucoceramo agasuzuguro sinagasuzuguro mfite umuntu ugiye kubaka umuntu nirirwa ngira inama uko abagabo batwarwa uko abagabo bateye uko abagabo bakora uko abagabo bagenda uko ufata umugabo uko umugira gute uko byose none mwana yanjye we ndumva nsaze amabere ari kwikora ntonza Ivo niba bitangiye gutya utangiye kunsuzugurira umugabo aka kanya umaze ahangaha iminsi ngaho maze hano utangiye gusuzugura umugabo wanjye ubwo buzi cyo sisi amusaba nyine uze kumusabira imbabazi niba wenda naramusuzugura ko ngiye mbi wowe ntabwo mbizi musuzugura ariko se mana koko uyu mugore aratazi umugabo we se mbivuge mbireke